Akenshi dutekereza ko gukorwaho ari rumwe mu ndimi z'urukundo eshanu tuzi, kandi ko atari ngombwa kuri buri wese. Ariko waba uri umuntu ukunda gukorwaho cyangwa se nyine umuntu udakundwa gukorwaho, burya ukwiye kumenya ko gukorwaho kutari uko imibonano mpuzabitsina gusa cyangwa se nyine non-sexual touch, bifite uruhare rukomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi twese. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace kacyo tubagezaho buri wa kane w'icyumweru, tukagaruka mu kiganiro Ruganze TV Show. Iki ni ikiganiro tubagezaho ibijyanye n'imibanire, ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se nyine ubuzima bw'ishimishamubiri muri rusange, sexual reproduction and sexual health. Nizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana. Niba utarayikora byaba byiza uyikoze kugira ngo nyine tujye tubana buri munsi. Ndanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twayiza muri description. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu wumva ubabaye kubera kubura gukorwaho cyangwa se nyine gukorakorwa, touch starved, umubano wanyu. Dore ibyo ugomba kumenya. Njye wabakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Mbahaye ikaze. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro neza, hari iby'ingenzi ukwiye kwibandaho cyane. Ukwiye kumenya ko guhoberana inshuro nke ku munsi bishobora kugabanya kumva ubura gukorwaho cyangwa se touch starvation. Gukorwaho kandi n'undi muntu bituma hasohoka umusemburo wa oxytocin. Uyu ni love hormone cyangwa se umusemburo w'urukundo, kandi bikagabanya cortisol. Uyu ukaba umusemburo wa stress. Kujya kandi mu bujyanama therapy bishobora kugufasha cyane kumenya niba koko ubura gukorwaho ndetse no gushaka uko wabikemura. Ukwiye kumenya ko kubura gukorwaho byitwa touch starvation cyangwa se skin hunger, ndetse n'abantu batishimira gukorwaho kenshi bagirira akamaro gukorwaho mu rugero runaka, kandi nyine bashobora kubabara cyane iyo batabibonye. Ubundi touch starved byaba bisobanuye iki? Ibi ngibi ni ibisanzwe cyane kumara igihe gito utabonye umuntu ugukoraho, ariko nk'uko Dr. Patrice Legoy abisobanura, touch starvation ibaho iyo umuntu amaze igihe kirekire atabona gukorwaho cyangwa se nyine nta muntu umukoraho. Ibi ngibi bishobora kukubabaza cyane, ukabyumva mu buryo bugaragara, cyangwa se nyine bikaba ibyiyumvo byoroheje ariko bihoraho mu mutima. Mu mubano, niba mutagikorwaho cyangwa se ngo mukorakoraneho nk'uko byahoze, bishobora kukubabaza cyane. Abashakanye cyangwa se nyine abakundana nibo akenshi duheraho tubona urukundo ndetse no gukorwaho. Iyo rero bibuze, bishobora guteza igitutu mu mubano igihe bitaganiriweho. Ushobora kwibaza utese kuki nkeneye gukorwaho. Abantu bakenera gukorwaho cyangwa se nyine bagakorakorwa ubuzima bwose. Ku mwana ukivuka, gukorwaho nk'uruhu ku rundi bimufasha cyane gukura neza ndetse no kubaka umubano n'umubyeyi we, attachment. Ibi ngibi rero bikomeza no mu buzima bwacu bwose nubwo tutabimenya neza. Ku rwego rw'umubiri, gukorwaho bituma wumva utuje kandi utekanye. Bituma hasohoka oxytocin. Uyu ni umusemburo w'urukundo. Bigabanya cortisol, umusemburo wa stress. Bityo gukorwaho bifasha cyane mu kugabanya guhangayika ndetse no kwiheba. None bigenda bite iyo utabonye gukorwaho guhagije? Iyo umuntu abuze gukorwaho bihagije, ashobora kugira ibibazo ndetse n'ibimenyetso by'agahinda gakabije cyangwa se kwiheba. Ashobora kugira stress n'ubwoba, anxiety. Ashobora kugira ibibazo cyangwa se nyine ikibazo cyo kugenzura amarangamutima. Kubura oxytocin ndetse no kugira cortisol nyinshi bishobora gutuma ibibazo byiyongera. Ibi ngibi bishobora no kugira ingaruka mbi
ku mubano wawe. Reka turebere hamwe impamvu zishobora kubitera. Harimo uko wakuze. Iyo umwana atabonye gukorwaho bihagije mu bwana bwe, bishobora kugira ingaruka mu buzima bwe bwose, akagira kwitandukanya n'abandi, kugira ibibazo byo mu mibanire ndetse no kutishimira kwegerana n'abandi. Mu bukuru ashobora kumva kwegera abandi bimutera umutekano mukeya. Indi mpamvu ni ugutandukana n'uwo mwabanaga. Nyuma yo gutandukana n'uwo mwabanaga, ushobora kumva impinduka zikomeye cyane, kuko utagifite uwo mwahoberanaga cyangwa se nyine umwe mwafatana mu biganza. Izi mpinduka zishobora kukubabaza cyane. Impamvu ya gatatu ni impamvu zatewe na COVID-19. Icyorezo cya COVID-19 cyatumye abantu batinya kwegerana cyane ndetse no gukorwaho. Kwigunga ndetse no gutandukana byatumye benshi bagira ikibazo cya touch hunger, kandi ingaruka zabyo ziracyagaragara. Indi mpamvu ni ibibazo byo mu mubano, nko kutumvikana, kugira amakimbirane atarakemuwe, kugabanyuka k'urukundo. Byose ni ibibazo byo mu mubano. Ibi byose bishobora gutuma gukorwaho bigabanuka. Inzira nziza yo kubikemura ni ukuganira ku bwubahane. Kuvuga kandi uko ubyumva aho gushinja ni ingenzi cyane. Dore rero uko wakemura touch starvation, cyangwa se iyi nyota cyangwa se inzara yo gukorwaho. Inkuru nziza ni uko hari uburyo bwinshi bwo kubigabanya. Wibuke ko gukorwaho kose kubarwa. Ntibigomba kuba mu mubano w'urukundo gusa. Dore zimwe mu nzira ushobora kunyuramo kugira ngo nyine ino touch starvation iveho. Harimo guhoberana n'inshuti cyangwa se nyine abo mu muryango. Harimo gufatana mu biganza. Harimo kwisukura self massage cyangwa se nyine gukorerwa massage. Harimo gukora siporo, cyane cyane iyo gusabana nk'imikino ikinwa mu matsinda. Kwitabira kandi amateraniro yemewe agamije guhana gukorwaho mu bwubahane, kudo groups. Ibi ngibi byose bituma hasohoka oxytocin kandi nyine bikagabanya stress. Hari n'uruhare rw'ibiganiro bivura therapy. Kujya mu bujyanama bishobora kugufasha cyane gusobanukirwa niba koko ubura gukorwaho, gushaka ingamba ndetse yewe zo kuba wagenzura amarangamutima no kumenya uko wasaba ibyo ukeneye mu mubano. Hari uburyo bwitwa surrogate partner therapy, aho umujyanama ndetse n'undi muntu wabyize bafasha umukiriya guhangana n'ibibazo byo kwegerana cyangwa se nyine gukorwaho igihe bitamworohera, bakabikora mu buryo bwemewe kandi bufite intego yo gukira. Dore impamvu bino bikwiye gufatwa nk'ikibazo cyemereye ndetse yewe cyo gushakira umuti. Kubura gukorwaho si ikibazo gito. Gukorwaho ni ingenzi cyane kuva umuntu akivuka kugeza akuze. Iyo bidakemuwe neza, kwiheba, stress, ubwoba bishobora kumara igihe kirekire. Umubano kandi nawe ushobora kuhangirikira. Niba ukeka ko ubura gukorwaho, tangira ugerageza igikorwa kimwe, nko guhoberana cyangwa se nyine gukinisha itungo. Reba uko wiyumva nyuma. Hanyuma niba wumva impinduka ari nini, bishobora kuba byiza gufata indi ntambwe. Kuganira n'umujyanama cyangwa se nyine kuganira n'uwo mukundana ni ingenzi. Mu miterere y'u Rwanda, mu muco nyarwanda, hari aho gukorwaho ari ibisanzwe, nko guhoberana mu muryango, ariko hari n'aho bifatwa nk'ikintu kitagaragazwa cyane mu ruhame. Impinduka z'imibereho, ubuzima bwo mu mijyi ndetse n'akazi kenshi bishobora gutuma abantu babura umwanya wo kwegerana. Ni ngombwa rero kumenya neza ko gukorwaho ndetse mu bwubahane no mu rukundo bifasha cyane kubaka imibanire irambye. Bifasha cyane kugabanya ibibazo byo mu mutwe, bikaba binafasha kongera umutekano w'amarangamutima. Ngayo nguko rero ibyiza byo gukorwaho. Niba wakunze iki kiganiro, byaba byiza ukoze like,
ukanakora subscribe niba utarayikora, hanyuma ukinjira mu muryango ukunda imyidagaduro yigisha. Iyi ni Muhire Psychiatrist, kora subscribe hanyuma tujye tubana. Ciao ciao.